Yesu nashimwe, amahoro n'imigisha bikomeze bana mwese, bakunzi b'umusaraba, bakunzi ba Yesu Kristo, mbahaye ikaze mwese muri amateraniro yacu. Imana y'amahoro ikomeze bahire kandi ikomeze bahereza umugisha. Dushimana cyane ikomeje kubana natwe, yakomeje guturinda iminsi yose yashize, ikabitwemere ko tugera n'isa tukiri bazima duhe kumuka bazima. Ndishimo rikomeye cyane. Hari benshi bapfuye, hari benshi bagize ibibazo bitandukanye, hari benshi bavuye muri uwo mubiri. Kuba tukiri guhumeka ni bwa buntu bw'Imana ihora tugira uko bikenda uko bwije. Uwo mugiye kubananga muri amateraniro, mugiye kubana muri ijambo ry'Imana, ni mwene so muri Kristo Yesu Samuel Mutezimana. Mwese mbahaye ikaze kuri televiziyo, kuri iyi channel y'Urukundo TV, entre parenthèses AMOUR de DIEU. Wowe utari wakora subscribe, wakomeza kwikoreza zajya ubona notification, nta nicyo bitwaye. Imana ikomeze bari kandi ikomeze bahire muri byose. Mureke dusenge Imana, dukomeze ijambo ry'Imana muri iyi minota mike Imana ibaduhaye, turebe ko twayibyaza umusaruro. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga. Ndagushimiye kuri uwera, ndagushimiye kugira neza, ndagushimiye ko abanye natwe waraturinze, nushimwe himbazwe. Tugushimiye ko tugejeje muri amasa tugiye kumuka bazima, nishimwe rikomeye cyane. Mana, tugeze umwanya wo kumva ijambo ryawe. Banza unyeze, ubanze intungane, ubanze unyuhagire, uhagire iminwa yanjye, uhagire parti zose z'umubiri wanjye, mu izina rya Yesu Kristo. Nyemera isa n'umuntu uta Kristo muzima. Mana uzunshikire muri ijambo ryanjye ngiye kuvuga, ntabari ngiye ugiye kurivuga, ntabari barigiye kuryumva. Kristo muzima, ureke ubwiza bwawe n'icyo cyo biganze muri byose iteka ryose. Dukeneye Imana kugira ngo presence y'Imana iganze hano hantu, neza y'Imana iganze hano hantu. Wirukana imbaraga zose z'umwijima, wirukana ibitavuga Imana, ahubwo tubere maso byose kubishoboye. Urakoze kugiye kubana natwe muri akanya, urakoze kugiye ushikire muri byose. Sabye neza tumwami wacu, amen. Yesu nashimwe. Mureke tuve ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Paulo yandikiye itorero ryo muri Efeso. Intego tugiye gusoma ku bice bibiri byaho. Turasoma duhere ku murongo wa 8 tugere ku murongo wa 10. Amen. Yesu nashimwe. Mureke dusomere ijambo muri Efeso. Paulo yandikiye urwandiko Paulo yandikiye Efeso ibice bibiri, umurongo wa 8 kugera ku wa 10 no tugiye gusoma. Hari amagambo avuga ngo mwakijwe n'ubuntu bwo kwizera, tibyavuye kuri mwebwe ahubwo n'impano y'Imana. Tibyavuye no kuri mwe no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Ku icumi aravuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Reka nsubire muri umurongo wa 10 aravuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Yesu nashimwe. Ahangaha ni ijambo ry'Imana rigaragaza yuko gukizwa n'ubuntu. Icyambere cyo ikintu bita agakiza, agakiza kugira ngo uvuge ngo kana gafite agakiza tuzabirebera cyane ku mbuto. Kuko iyo ufite amaso agaragara ntabwo apfa guhita uvuga ngo aya maso y'umubiri asanzwe, ntabwo apfa kuvuga ngo kanaka ngo afite agakiza. Ahubwo agakiza uzakamenya ari uko abanje kumenya neza imbuto z'uwo muntu zimeze gute, uwo muntu se yitwara gute, uwo muntu agaragara gute. So niba tuvuga yuko imbuto z'umwuka ko ari imbuto zigera hafi mu 9, tugomba kumenya neza yuko banza ukibaza cyane ziriya mbuto zose ndazigira se, niba ari harimo urukundo, harimo byose nk'uko mwagiye mubisoma. Ariko ntabwo ari ijambo dushaka kuba twavugaho cyane. Turimo turashaka kuvuga kuri iri jambo Imana yatubwiye cyane, ubutu Imana iduhaye itubwiye twereka yuko twakijwe kubw'ubuntu. Ntabwo byavuye ku mirimo yacu cyangwa ngo amahitamo yacu cyangwa ahantu twagiye tuvukira. Kuko iyi Imana izana kureba indesho y'abantu cyangwa ukareba uko abantu bagaragara, abenshi muri twebwe ntabwo twari kuba twahitwamo. Imana ntabwo yari kudutoranya. Nubwo Yesu yahamagaye abantu benshi, akabahamagara ari benshi cyane, ariko abo yatoranyije ni bake cyane. Ni nk'uko n'ubundi rya jambo ry'Imana ubwo Uwiteka abwiraga Eliya akamubwira ngo
haracyariho ihumbi bigera muri 7 bitari byapfukamira Bayali. Ibyo nibyo biracyariho na n'iyi saha n'ubundi ibyo 7 byapfukamira Bayali biracyariho, nubwo isi turimo yuzuyemo ikintu bita ibyaha, nubwo ari isi y'ubugome, nubwo ari isi ifite ukuntu, ariko haracyariho abantu bubaha Imana, haracyariho abantu basenga Imana, haracyariho abantu bubaha Imana mu byo bakora byose, n'imivugire yabo n'imigendere yabo, abo ngabo barahari. Ariko icya mbere cyo harimo aratubwira cyane angaha ku ikibazo cyako tuvugaho cyane, avuga ngo kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Ubundi mbere na mbere Imana yaremye icyo bita isi n'ijuru, isi yabagaho idafite ishusho muri rusange, maze Imana irarema ishyiraho umucyo, irangije iraza ibumba n'umuntu imushyiraho, ariko umwanzi ari we Satani, kuko yaramaze kugira icyo bita ubwibone, amaze kwirata cyane, bituma Imana imusunikira mu isi, imukura mu ijuru, imukora ko yantebe cyubahiro yari afite, maze iramuzana aba mu isi kugira ngo aze abe ariho yicara iteka ryose. Maze Satani akimara guhagera, ijuru habaye ikibazo gikomeye cyane, basi bibaza cyane abantu bo mu isi bazakizwa n'iki uriya muriganya. Ariko Imana ishimwe cyane, nubwo Adamu wa mbere yananiwe no kuba yakwizera icyo twakwita amagambo y'Imana, ariko Adamu wa kabiri yaraje, ari we Yesu Kristo, niwe waje maze abicunguye byose, maze ntiyatinya no kujya ku musaraba. Aravuga ijambo rikomeye cyane, avuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, nimwemere kuba mwakwitwa abagaragu banjye. Imana ishimwe cyane. Rero Yesu akimara kuza yavutse nk'abandi bana bose, avukira mu isi, ariko ijambo rikatubwira cyane muri Yohana wa mbere ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, n'ibintu byose byabayeho uwo jambo yarabizi, kandi byose niwe wabiremye byose muri rusange. Nubwo hari bamwe bari mu madini atandukanye usanga biriko bakritika berekana yuko ngo uwo nguwo ngo Yesu ngo ni umuhanuzi nk'abandi bose, ariko Yesu afite ubumana 100%, akajya n'ubumuntu 100%. Bisobanuye ngo nta wundi wigeze kugera ku Mana ngo abe yagaruka mu isi usibye Yesu wenyine wageze ku Mana. We ubwiwe aremera, araza ava asiga icyubahiro afite mu isi, afite mu ijuru, yemera kuza mu isi kugira ngo aze arokore wowe nanjye. Imana ishimwe. Ubwo n'urukundo rukomeye cyane rwatumye aza. Kuko niyo mpamvu umuririmbyi aririmba ijambo, akaba aririmba indimi akavuga ngo akarema ngo dore urukundo rwatumye aza kumfira ibyaha byanjye, akaba yakwemera akabihamba mu mva, maze nta kindi Yesu yaraje aradupfira twebwe ubwacu. None yemera ko yapfana natwe, yemera yishyiraho ubusambanyi bwacu, yishyiraho ubusinzi bwacu, yishyiraho ubusambo bwacu, yishyiraho ibi byose twakoraga byose Yesu abyishyiraho, kugira ngo icyambere icyo yarakeneye kugira ngo ari wowe nanjye aturokore, adukize umujinya w'Imana, adukize urupfu ruzatera. Yesu nashimwe cyane. Nicyo kintu cya mbere Yesu yarakeneye, niyo principe, niyo mission yari imuzanye cyane mu isi, yari okuza kugira ngo acungure umwana w'umuntu, amukure maboko y'umwanzi. Bariko ikibazo kirimo abantu benshi cyane, yaje mubi, ariko abe ntabwo bigeze bamumenya. Ariko akavuga ijambo gikomeye cyane ngo icyo akora abamwemeye bose bakizera izina ryiwe, abo ngabo nibo yahaye icyo bita ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Bisobanura ngo abo ngabo ntabwo bakiyoborwa nicyo bita kamere, ahubwo abo ngabo bamaze kumwakira, abo ngabo bamaze guhabwa icyo bita ubasha bwo kwitwa umwana w'Imana. Bisobanuye yuko abo ngabo basigaye babwa nicyo bita umwuka wera. Yesu nashimwe. Kuba mu isi utuze umwuka wera bingana n'ubundi no kubaho utuje ibikenewe mu isi. Yesu nashimwe. Gusanga urabeshya ngo ngiye ngo ndi umukristo, ari ugasanga umwuka wera muri wowe, wa mwuka wera ukubuza icyaha, wa mwuka wera kwereka icyo wakoze yuko ntabwo ari byo, uwo ngo kubuta ufite bingana no kuba ugaragara n'ubundi ngura umuturage w'igihugu runaka ariko utagiranga muntu. Ugasanga icyo gihugu n'ubundi urakitirirwa, ariko ntabwo ugira ibyangombwa bikenewe by'umuntu uri muri icyo gihugu. Rero kwisanga uri mu madini, uri mu matora atandukanye, werekana ngo ngiye ngo ndi umukristo, ariko ugasanga
ugasanga imico yawe igaragaza yuko ntabwo uri umukristo. Niyo mpamvu isa inama nakugira, emera wongere uce bugufi cyane, kuko Yesu ubwiwe aracyari ku ntebe y'imbabazi. Niyo mpamvu ahora ategereje uwo ari we wese ngo naze yongere amusange, yongere amuruhure. Ikiwe ni ukugira ngo uwo ari we wese naze, abari mu mahanga yose, nta muyuda nta mugiriki, nta munyarwanda, nta muntu, muri make uwo ari we wese uko yaba ameze kose, atari wareba ngo ni umukene, buriya ngo ni umukire, uriya se ngo aratunze, uriya se ngo ni mugufi, ngo ni muremure, uriya se ngo akora akazi runaka. Icyo waba ukora cyose, Yesu ubwiwe nta wundi yaje gushaka, n'uwo yaje gushaka. Niyo mpamvu abwira muri komeye cyane akavuga ngo ntabwo naje gushaka abazima, naje keneye abarwayi. Kandi ufite icyo bita abarwayi benshi cyane, ari mu madini harimo abarwayi benshi cyane batandukanye, ari mu matorero harimo abarwayi benshi batandukanye. Washobora no gusanga wakora n'umurimo w'Imana unarwaye, ibyo ukora byose ushobora no kubikora urwaye, ugasanga ufasha n'imfubyi urwaye, ariko ubwo burwayi nta wundi wabukuvura, nta wundi wagukiza, nta wundi wagusubiza ubuzima, nta wundi wakongera gutuma wongera kugira icyizere cy'ubuzima uretse Yesu wenyine. Niyo mpamvu hari kuri yaririmbye bavuga ngo numwikomezaho ntabwo uzagira icyo ukena, numwisunga uza mu mahoro masa. Amen. Rero Yesu ni byose, kumufite nta na kimwe wabasha kuba wakena. Icya mbere cyo, impamvu uri mu buretwa bwo kwibaza uko bizagenda, bwo kwibaza abana banjye bazabaho gute, bwo kwibaza umugore wanjye imeze gute, umugabo wanjye imeze gute, bwo kwibaza bizagenda gute ejo bundi, bwo gusanga iteka ryose wirirwa wicinza mu bintu byose, nuko wabuze icyo bita Yesu. Ariko amahoro ukeneye, ariko amahoro wifuza ntabwo azava mu mubare w'amafaranga utunze, ariko amahoro ukeneye ntabwo azava ku mugore mwiza waba utunze, ariko ibyo waba ukeneye byose bizava kuri Yesu Kristo, niwe wenyine bizaturukaho. Niyo mpamvu icyakora bamwemeye bose bakizera iryo zina ryiwe, Yesu abahize icyo bita ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Yesu nashimwe. Iri shano rirakorera cyane, ishano ry'icyaha. Abantu benshi cyane bibereye mu byaha bitandukanye, bakumva bakubaze kudamara mu kintu bita ibyaha, ariko ijambo ushobora kubabwira Yesu araje. Kandi ufite abantu benshi cyane bari mu madini, barimo bagana bibeshya icyo bintu bita ubugingo, bagasanga biri kubakubeshya ngo ufite ubugingo. Nawe ubwawe wakwireba, wareba ibyo ukora, wareba ibyo uvuga, ugasanga nta bugingo ufite. Ariko cyaba ari igihombo kwamara imyaka irenga mirongo ingahe ngo ndi mu idini, ntanga amaturo, ntanga ibya 10, angabitanga ndakijijwe, ntafite icyo bita agakiza, ntarabanje kwihana. Banza urebe ukuntu abanza kwihana, nibwo uzaba umaze kwibohora wowe ubwawe, umenye neza ko inzira ufite, umenye neza inzira ujyamo. Yesu nashimwe. Hahirwa abafite inzira zigana Siyoni mu mitima yabo, abo ngabo nibo bantu b'ubwabo nibo bazagira mu bwami bw'Imana. Kuko uwo muntu ufite inzira zigana Siyoni ni wa muntu ufite imitima wejejwe, ufite umutima wera. Haleluya. Hari umuririmbyi urayimbye indirimbo aravuga ngo hari w'icyo nkwaka mwami, nubwo mpora gucumuraho mwamunyeze, unyejesha amazi cyangwa umuriro. Aravuga ngo mbanagura hose, umbanagurishe icyo ushaka, niba ari amazi, niba ari umuriro. Is you can know what you can do for me. Nta wundi wamenya icyo yakora, nta wundi wamenya icyo yakoresha niba aganagura, usibye Imana yonyine ubwayo. Do you nyine yamenya what he can do for you? That is why you have to request the Lord in order to come, in order to clean you with whatever you want. Amen. Nta kindi nuko wabwira Yesu ubwiwe, akaba yaguhanagura hose, kuko uriyizi wowe ubwawe uko ugenda, ari imigendere yawe, ari imikorere yawe, ari uko witwara, ari uko umeze kose muri sosiyete zitandukanye, ari uko witwara mu bantu batandukanye, ari ibyo uvuga, ari ibyo ukora, byose wowe ubwawe urabizi. Urabizi nawe ukwerekeza hose urabizi. Ariko ijambo rikatubwira ngo hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abakora ibyo byose, n'abakora ibintu byose byangwa n'Imana, nibo bazaba hanze. Ariko hahirwa amashibishura byabo maraso y'Umwana umwana w'intama w'Imana, ngo bemerewe kuba bakwinjira muri cya gihugu. Imana ishimwe.
nta kindi Imana igukeneyeho, nta kindi Imana ikwifuzaho, ni ukwemera aka gakiza yakuzaniye k'ubuntu. Ntugakerense, ntugatware uko wishakiye, ahubwo wemere uve mu bata bw'ibyaha, wemere wakire kano gakiza, kuko Imana n'iyi saha iracyari ku ntebe y'imbabazi, igira ngo uwo ari we wese uko yameze kose, from all nation, akeneye ko yamuhera icyo bita agakiza. Amen. Ntabwo yita aho waturutse, ntabwo yita aho wavukiye, ntabwo yita ku ngano y'ikintu nako wabutunze. Icyambere cyo mwemerere aka gakiza ukakire, kugira ngo nawe wemerere kuzajya kuri cya giti cy'ubugingo. Uko nubura kubikora gutyo, witegura inkone y'Imana. Yesu nashimwe. Muri make bisobanura ngo abamaze kumwakira nta teka bazacirwaho, ariko uwaze kumwakira iyi saa tuvugana yamaze gushyirwaho iteka burundu. Ariko Imana y'ubwayo iracyari ku cyo bita intebe y'imbabazi, igira ngo wowe ubwawe, wowe nanjye, twongere tuze, twongere tuboneke imbere yayo, twongere tuboneke dukora, twongere tuboneke tuvuga, twongere tuboneke turiho dukora ibyo Imana ishaka. Yesu nashimwe. Baza cyane bitubibaza cyane uko nitwara, imirimo yanjye, imitekerereze yanjye, ibyo mvuga byose byerekana yuko namaze gukizwa, byerekana yuko mfite icyo bita agakiza, kuko agakiza kaje ari ubuntu. Hagatubwira hano hepfo gatubwira ngo kuko muri abo yaremye ituremeye imirimo myiza. Ntabwo yaturemeye imirimo yo kwirirwa dusambana, ntabwo yaturemeye amagambo, ntabwo yaturemeye za mbuto mbi, za mbuto za kamere. Yaturemeye imbuto z'umwuka wera, nizo yaremye umuntu wese muri rusange. Ikeneye yuko izi mbuto zongera gutuyobora, ikeneye yuko izi mbuto twongera kubana nazo aho twaba turi hose, bikagaragara yuko dufite imirimo myiza. Ntabwo yigeze turemera imirimo y'ukozasoni, ntabwo yaturemeye kuzajya twirirwa dukora ubutinganyi, ntabwo yaturemeye ubusambo, ntabwo yaturemeye ubusinzi, ntabwo yaturemeye imirimo y'umwijima, ahubwo yaturemeye imirimo myiza yo gukiranuka. Yesu nashimwe cyane. Iyi ngiyi ni Imana yakoze igihe kirekire, ivuga ngo nzajya gucungura umuntu. Ibi ni ibintu Imana yiteguriye, ariko abenshi twagiye tubikerensa, tubitwara uko twishakiye. Ariko iyi saa tuvugana, Yesu akeneye yuko wongera kugaruka mu rugo. Ngwino mu rugo, Yesu aragukeneye. Ngwino mu rugo, Yesu arakwifuje, Yesu aragukeneye muri rusange. Akeneye kongera kukwakira, akeneye kongera kukugira umuntu mushya, akeneye kongera kugira umuntu muzima ushimwa n'Imana. Aleluya. Yesu nashimwe cyane. Mana y'amahoro ishimwe. Tugiye kureba uko twasenga, ariko nyemera cyane ubanze ibaze cyane. Iyi mirimo myiza yaremye kugira ngo tuyigenderemo, ndi kwigendamo nk'uko bikwiriye. Iyi niba yaravuze ikavuga ngo iki ngiki ntuzagikore, ntabwo uri kugikora. Niba yavuze ikavuga ngo ibintu runaka urabujije kuba wabikora, ntabwo uri kubikora. Niba yaravuze ikavuga ngo ikintu runaka ni icyaha, icyambere cyo kintu cyambere kizakwereka yuko uri kugera mu mirimo myiza Imana ishaka, nuko uzaba ufite izi mbuto 9 zose z'umwuka wera, zose zikuyobora. Ukuvuga ngo ngewe aha ngaha maze gukiranuka, maze kwizera, maze kuyoborwa n'umwuka wera, ntabwo kiyoborwa na kamere, maze kuyoborwa n'umwuka wera kurusha ibindi byose. Nuzisanga atari ko bimeze, nuzisanga hari ukundi bimeze, uzasaba Imana imbabazi. Ngwibuka aho waguye, ibuka uko byagenze kose. Tugiye gusenga Imana, ariko igihe ni iki kugira ngo ubanze wibaze cyane. Iyi saha Yesu aramutse aje kundeba yasanga ameze gute? Isa Yesu aramutse aje kundeba yasanga ibyo mvuga bimeze gute? Isa Yesu aramutse aje kundeba yasanga afite za mbuto z'umwuka. Isa Yesu aramutse kundeba yasanga ntunze agakiza. Ntago watunga agakiza udafite imbuto z'umwuka ngo bishoboke. Muri make cyatuma ukizwa, wakijwe kubw'ubuntu utazigera wirata. Niyo mpamvu uyu murimo aha ngaha turi hahuza n'abandi, ibi tuvuga n'abandi babivuga, ariko Imana idukeneyeho n'ugukizwa. Imana ikeneye yuko uvuga ijambo ryawe ukijijwe. Imana ikeneye yuko ushumba umurimo
umurimo wayo ukijijwe. Imana ikeneye yuko witwa Tito nako ukijijwe. Imana ikeneye yuko uririmba ukijijwe. Imana ikeneye yuko usenga ukijijwe. Ariko abantu benshi amaze kubivanga. Ariko Imana iravuga ngo dore ndaza vazanye ingororano mbe nagora buri muntu wese ariko nyine ibyo yakoze. Nta kindi kintu cyo mumenyere ko ingororano zihari ku muntu wese. Ibyo wakoze byose bizaza imbere y'amaso yawe. Ibaza cyane kuri wa musi uko bizagenda ubwo yampanda izavuga. Ibaza uko bizabimeze. Mureke dusenge Imana. Ariko ibuka aho waguye ukagwa. Wongere wihane. Wongere wihane. Yesu ari ku ntebe y'imbabazi akeneye ko buri muntu wese aho yava akagira, from all nation, aho waba uva hose uko waba usa kose, Imana iteze amaboko kugira ngo ibe yakugirira neza. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirera kandi rirejejwe iteka ryose. Mu izina rya Yesu Kristo, nyemerera cyane Imana ifite imbaraga. Mana utubabarire aho utakoze imirimo myiza ngo gucyaruka nk'uko ushaka, aho utagize kwera nk'uko ukeneye. Ureke amaraso yawe yongera tubonekeho, ureke neza yawe yongere tubonekeho ukundi. Aho twatandukiriye hose, aho twagiye twitwara, aho twagiye tugira ibyo tuvuga, byinshi twagiye dukora, byinshi twagiye tugenderamo, byose tubabarire. Ude kwezwa nawe, ude kwishimirwa nawe. Ureke aya maraso yongera tubonekeho, ureke neza yawe yongere tuboneke ukundi. Mu izina rya Yesu, urakoze yuko uri mu ruhande rwacu. Urakoze yuko gambiriye gutugira neza. Urakoze yuko icyubahiro ari icyawe iteka ryose. Mu izina rya Yesu, Mana bana natwe, iri jambo komeza dushigikire. Uduhe gukiza by'ukuri, uduhe gukiza k'ukuri. Mu izina rya Yesu, ko wamusaze guca imanza uzasange twejejwe, uzasange twarubahira ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu, Mana tanga umugisha ku bantu bose arabumva ijambo ryawe, abagenda mukura ko bikwiriye, abo sigende bafashe kandi ubahe umugisha. Mu izina rya Yesu, urakoze kuri kumwe natwe, urakoze kudushigikiye, urakoze kutubereye maso. Ndagushimiye byose kubikoze, kubikoreye kuyubahisha. Sagenize nzi kubikoze wa Kristo Yesu mwami wacu. Amen. Shalom shalom. Amahoro y'Imana akomeza aganze muri mwebwe. Turi kumwe mu bindi byose. Amen. Amen.